Abantu mugira hangova muhorana hangova abantu mubyukira mutubari gushaka ibi bintu munyure hano buri wese anyishyura muhereza iki gisafuriya murabona wakirya ukakimara. Hello ndabasuje bakunzi ba Benigras TV dore umva reba ibyo binyama reba ibyo birayi umva. So iyi ni boyiro y'inka, inyama z'inka zo mu nda. So izi boyiro rero harimo abantu benshi nzi neza ko babyukira mu tubari bajya gushaka boyiro, abantu baba bagize hangova, abantu bafite hangova, abantu baba bashaka kurya amasosi abafasha kugira imbaraga ku munsi, abantu badafite imbaraga mbese babyutse bumva nta ntege, ngira ngo boyiro harimo abantu bazirya zigatuma bamera neza. So hano rero kwa Benigras uyu munsi twakoze boyiro. So njye nta bitoki birimo, ntabwo nkunda ibitoki, ahubwo nashyizemo ibirayi kuko ntabwo nkunda ibitoki pe, ngira ngo sindanateka igitoki ahari ariko nzagikorera video yayo nyirya nabishatse. Kiri mu bintu bitamfatira amafaranga sinzi impamvu, buri wese agira ibyo akunda aho ngaho, sinajya kuvanga impamvu ni nanjye ntayo nzi. Ntabwo nkunda ibitoki, ni nkuko ntakunda ifiriti kandi abandi bayikunda, ni nkuko wenda nayo ushobora kuba nkunda umuceri utawukunda. Buri wese agira icyo akunda kimuryohera, aho ndatekereza ntacyo bitwaye kuba umuntu yakunda kimwe n'undi agakunda ikindi. So iyi boyiro rero ndetse nahise urusafuriya ngiye kuyirya. Iyi safuriya muri ukuntu ingana bajyaho ntike resitora. Iyi ni boyiro y'inyama z'inka rero, utazi ukuntu bayiteka ngiye gukora ukuntu bayiteka boyiro, hanyuma ukayirya wishimye, subiremo ukayirya wishimye. So aha rero mfite boyiro mw'abantu, boyiro dore uko byatangiye. Mfite ibintu byose, ibinyanya byinshi, ibisereri byinshi, ibipoivro byinshi. Boyiro ishaka ibintu we, kuvuga ngo ibinyanya byinshi, ibisereri byinshi, nakataguye gutyo ubundi ndunda muri blender. Ibi ni ibisereri byinshi, ni ukuvuga ngo boyiro nayo ni nyinshi, kuvuga ngo izi ni inyanya. Sinamenya umubare simbyibuka, gusa ni nyinshi. Nabikataguye, nazironze ndazikatagura bisanzwe kuko mfite akabimfasha mu mpamvu zo kwivuna. Mfite hano ibipoivro byinshi, ibitunguru byinshi n'ibikaroti byinshi. Iyo tugiye gutekesha boyiro yacu tugiye kwiteka muri ubu buryo, hanyuma twikomereza. Nabironze neza, nabiteguye muri make. Tugomba kubanza gukorera n'ibintu isuku kugira ngo dutekane isuku, tudasigarana ikibazo cy'umwanda. Nabikataguye rero, ibisereri byinshi, inyanya byinshi, ibipoivro byinshi. So dore ya boyiro yanjye irimo iraseka, nabyita guseka. So twatangiye gutya rero, mfata inyama ndazikatagura. Ni inyama zo mu nda nyinshi, maze kuzikatagura ndashyira ku mbabura nyine ziratogota, gusa nta kindi nashyize ku mbabura, nshyiramo amazi ziratogota. Ziri gutogota nta kintu ndashyiramo. So nyuma rero yo kuzikatagura, ni ukuvuga ngo nashyize mu safuriya, ubu zirimo ziraseka, babyita guseka. Ziri guseka, urabona ko ziri kunsekera. Inyama zo mu nda murana ni nyinshi, natekeye abantu benshi. So hanyuma ndangije kuzikatagura, kata bya bintu byanjye byose, amapoivre, inyanya, amakaroti, amasereri, shyira muri blender ibimfashamo. Nta bintu byo kwivuna,
igihe biba ngo umuntu yivunavura ngo ndi gutsindagira nkeneyemo ibirungo byinshi meme na poivre vuga ngo boil iryoshwa n'ibintu washyizemo ubundi njya kubisya gahunda ni ukubisya no koroshya amayisha gahunda yanjye ni ukugaruza yanjye natanze muri iki cyuma niko kazi kacyo buri kintu n'akazi kacyo kagizweho so hanyuma nyine tangiye mbikora gutya nashyiramo ahangaha ndi kuberekamo harimo karoti harimo ibintu byinshi hanyuma rero mu kujya kubisya garuka kureba ngiye kubonja hanyuma mu gikoni twarakize tugenda turya gake nkwiba turyaho ngo turi kumva kumva ko zihiye nyuma yumva ko zihiye hanyuma rero mu gihe inyama zimaze gushya mfite ibirayi hafi yanjye nateguye ibirayi bikomeye kugira ngo bidasariramo ibayita kinigi niyo ngiye gutekamo ngiye gushyiramo kinigi inyama zimaze gushya rero washyiramo nyine washyiramo ibirayi sibyo ibirungo ngiye ntabwo ari byo mbanzamo bitewe nuko biraseye ikindi bishya vuba ikindi ntabwo mashaka kubihisha cyane ko kubihisha cyane ntabwo ari byo kuko ibintu by'imboga ntabwo tugomba kubihisha sana tugomba kubihisha gahoro ikindi nabyorohereje nabiseye murumva ko ntabwo bikeneye ibintu byinshi byo kujya ntabwo bikeneye kubigura tugomba kubireka tukabishyiramo ibiryo bigiye gushya ni ukuvuga ngo nawe wabishyiramo n'ibirayi ariko ntabwo nagombaga kubishyiramo mbere kubera ko nshaka ko biburiramo nabiseye biroroshye byabaye ifu none nabishyikemo mbere hoya harimo umuntu ubanza kubitogosamo mbere y'ibirayi ariko giye kubera ko nabiseye ndabishyiramo nyuma y'ibirayi uko ndi bubigenze yego iyo niyo nzira so ibi birayi rero ngiye kubishyiramo hano muri iyi boyiro yanjye cyangwa boyiro y'inyama z'inka ziri fresh bazinzaniye mu gitondo ku nka bakibaga ariko inyama zisigaye zenda abantu ni mu kirya inyama ndabasuje ujya dushakira mu kisi se wundi washakira mu ki mu ndagara se wapi ibi ni bya bintu byanjye na serera murabona ko byanoze aha none ngiye kubikiramo kugira ngo bijyanane n'ibirayi isafuriya ibaye ntoya sasa isafuriya ibaye ntoya karabaye ndakura hendi mu n'izi safuriya iyi niyo safuriya nini nigirira nagerageje kubigabanya kugira ngo bibashe kugira aho bibirira biramenekana ibintu biranyobera nuko nyine shyiramo umunyu
byinshi birasaba umunyu. Umunyu ni nk'ibiyiko bibiri. Ntabwo kiriya kiko cyaza cyuzuye ko ni byinshi. Hanyuma ni ibyo nyine. Hanyuma nyine ndavanga. Baje kuvanga. Ubundi ngiye kongera mpfundikire ncanire. Ubundi bimva birahumura. Mu kanya birabitomora. Abaturanyi baza gukomanga nanga kubafungurira. Wari wabona ahantu nyuze batetse isombe. Isombe bihumura my friend. Isombe iratomora. Abyita gutomora. Isombe iratomora. Isombe iratomora. So aha rero ngenda pfundiki. Hashize akanya ndapfunduye murebe ukuntu ibirayi biri guseka. Ibirayi birimo biraseka. So nababwiye ko ukoresha bya birayi tinomba kuko ushaka kurya pire. Ushaka kurya boilo. Boilo ikirayi kigomba kuba kigaragaramo. Niba ari igitoki kigomba kuba kigaragaramo. Everything igomba kubigaragaramo. Sha boilo irahenda. Baguhereza akarusha kamwe gatanga 1000. Sara nigezwe ya Muhengeri mbona batanga ibiboilo. Umuntu ushaka kurya boilo nziza agiye hano bita Muhengeri ka muri Olympia. Bazamuhereza urusane rwa boilo. Ahantu maturiye nayo njya kurya mu gitondo mvuye mu rugo. Ahantu nabonye bashoboye akazi pe. Ari babishoboye nabonye bashoboye akazi. Rero boilo yanjye kuvuga ngo boilo y'inyama da ngo boilo yanjye narasasa. Murabona ko c'est bon. Murabona ko ngiye gushyiramo sauce tomate. Ibintu rero niba wabiteguye bitegure nyine. Yabira nayisaba amafaranga my friend. Ntabwo wayitegura mu mufuka zero. Saba kuba wayipangiye ni nk'isombe. Ari inyama zirahenze. Ari moto yabizanye yamhenze. Ari byamhenze byose sike. Yagiye binyihendera. Ntabwo byoroshye kurya ibintu by'ubu ngubu. Kugira ngo uzarye birahenze. So hano rero ndishyiramo sorwatome imwe. Kurya ubu birahenze my friend. Kurya byihagazeho. Sibyo? Kurya biri mu bintu byihagazeho muri iyi minsi rwose. Sikibihenze umuntu arya ibyo bihenze none urangiza unabirye nabi. So mujye murya neza rero. Abantu bahenzwe. Sibyo? Muri kuntu imaje gusa. Se mwege murabona amaso atarya indi kaburara. Birasa neza. Birakeye. Birasaba ko hano birasaba ko tangira gufata amazi akuzura akanwa. Amazi akuzura akanwa yewe. Akazi kanya bitari tumusonza. Ngi bitumusonza. Ko byatangiye guhumura birahumura. Kayumva nyine ugatanga amafaranga. Umuntu ufite ayo naze muhe. Iyi boilo. Inyama z'inka. Niyo natetse uyu munsi. Inyama z'inka ntabwo najya kubatuburira. Zihagazeho. Nta mpamvu zo kubeshya. So kuvuga ngo hano nyishyiramo kamagi. Kamagi muzi nyine. Iyo nyine mvuze magi. Yego. Hanyuma
ubundi twirire. Iyo urabona ko bisa nk'ibigiye gushya, hano urebye byahiye. Magi ntabwo nashyizemo nyinshi, nta bintu nkeneyemo bindi uvuga ngo karyoshya ibiryo. Nashyizemo mu buryo bwo kongera uburyohe. Nta yindi mpamvu. Nashyizemo kamwe, ntabwo boyisha ibintu by'ibikabyo byinshi. Impamvu bya birungo byanjye ntabyo nashyizemo ni sauce tomate, ni inyanya, ni poivron, ni celery, n'ibyo na karote. Hanyuma ubundi tukaba turashoje. So hano rero umuntu yarya, hano rero watangira gushyira amasahani hafi aho, ubundi ukirira boyiro yawe, sibyo? Ni ukuvuga ngo hano amazi atangira kuzura akanwa. Hano amazi atangira kuzura akanwa. Rero byahiye, nta yindi gahira isa. Ndimo ndabonja, ariko muri ukuntu nagiye mbonja. So hano ugomba kumva ko umuntu wakoze teka ibintu ugasanga abantu barongeramo ibintu by'imyunyu n'ibiki wapi mwana. Niyo mpamvu umutetsi agomba kuryaho nk'iyo yaba atekeye ndetse. Abantu bakomeye agomba kubanza kubyumva, yumva ko yatetse neza. Murumva yemerewe kubonja. Amategeko y'ibikoni, kubonja biremewe. Kubonja biremewe. Dore igihe nabonjeye gusa ndaryara, kandi ninjya no ku meza ndarya. Tugomba kujya tubirya. Icyo cyiza cyo guteka, namwe muzajye muteka, muzatuma mubaho mubonja. Mubaho mubonja. Ndamwumva uko bimera. So ndabashimiye rero, mwiko gukora subscribe. Hanyuma niba ushaka guteka boyiro uzabigenze gutya, na ibintu bitagoye. Bise nabyo biravunanye wowe. Pipe ntabwo bivunanye, ntabwo bigoranye no. Ni ibintu byoroshye. Boyiro nta kindi gusa, abana kuyiha umwanya gusa, kuko ufite ibisabwa